none njye nzabwirwa n'iki ko ndongoye umukobwa w'isugi cyangwa se ndongoye umukobwa watakaje ubusugi ukamujijisha mu gihe ari kumva ntacyo bitwaye ugahita usunika nyine ugashyiramo imbaraga kugira ngo yihute wakumva yannye cyane ugahita wongera ugasa nk'uworoshye ukamuga ati shira imbabara rwose ntabwo ndi bwongere pe ntabwo nongera kurenga hano umukobwa nawe akajya mu cyizere cy'uko ugiye kuguma aho ngaho utari buharenge warangiza ukongera gutyo ntabwo uri umugome uri umuntu mubi ntabwo uba uri umuntu mubi ntabwo ndi bwongere ugahita wongera kandi uzi ko umaze kumubabaza nta kundi kuntu bishobora kugenda kuko uramutse uvuze ngo ntabwo uri burengaho ntabwo wazamusujura yesi reka mbabwira ati muri inshuti zacu z'akadasohoka ku ibanga ryacu TV hano ngewe ndi umunyamakuru byacitse naje hano kuri kamera kugira ngo mumbone ndabakunda cyane mbifuriza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bihuze n'akazi kanyu ka buri munsi ngende byacitse ndi kumwe n'icyamarekazi muzi cyane hano ni Brenda nta wundi umeze mute turabakunda turabakunda cyane reka tubana bashimire yuko mwaduhaye umwanya wanyu n'uw'agaciro kuri twebwe mwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora ndetse wowe wayikoze reka ngushimire kandi mbivanye hano ku mutima urabakunda cyane ibyo byo ni ibintu bazi kabone niyo byaba ari no mu nzozi babirota Brenda adakunda mwagiye mutwandikira ibibazo muri komenti ndangije mfata registre 5 zose ndabyandika ndangije ndavuga ati ngenzaza kuri kamera mbimubaze imbona nkubone ibibazo witeguye kwisubiza ndabisubiza kubera ko abakunzi banjye ntacyo nabahisha ntacyo nabima mu gihe bifuje kumbaza baba bakeneye kumenya bihagije nta n'impamvu yo kugira ngo batamenya ngomba kubabwiza ukuri ngiye byacize ko naje kuri kamera n'icyo bivugaho nanejejwe nuko wahabashije kuhagera ikindi kandi ugiye kumbaza ibibazo by'abafanizi banjye bagutumye ubwo se ntabwo ufite bw'ikisi ntabwo mfite kubera ko nta cyaha mfite mbaye mfite cyane ubwo nagira ubwoba ariko nta cyaha mfite mwumvise akaritari nawe kubasubiza ikibazo cya mbere kiragira kiti nihuse cyane ntaza kwizimba mu magambo nyaboneka nkayavanga ese umugore utwite ararongorwa yego kumana umugore utwite ararongorwa cyane pe mu buryo bwa yarongorwa ate ko tuba tubona nyaboneka uriya mwarikazi uriya mumama aba aremerewe yarongorwa ate bisobanura abantu ko barayitubajije nanjye mfata umwanya ndabyandika kugira ngo ntazabyibagirwa ubu nize hano kuri kamera abisobanura ni ukuvuga ngo tutizimbye mu magambo nk'uko wabivuze ararongorwa ikindi kandi nta bundi buryo bundi burenze ni ibisanzwe gusa ari pozisiyo utagomba kuba wamushyiramo bitewe n'uko ashobora kuba yahuramo n'ibibazo nyine bigiye bitandukanye iyo pozisiyo ni iyihe nkunda kubivuga cyane iyo umugore amaze gukurirwa cyangwa se umwana amaze kurema mu nda mu mezi 4 ntabwo uba ukwiye kumugaramisha ngo umujye hejuru ibyo namwe murumva ntabwo ari ibintu byashoboka ikindi rero nanone ni cya gihe ushobora kuvuga ngo umugore hari ukuntu aryamira urubavu akaryamira urundi ugasanga ntiyemere kugarama ndetse iyo atayemere kugarama ntabwo aba yemeye kubika inda bishatse kuvuga ngo rero ubwo rero niyo mpamvu nari mbivuze muri ubwo buryo basobanukiwe gusisa bikorwa bite ngendanye nirukanga kuko mfite ibibazo byinshi cyane nimutera agatebe ubundi tubasubiza ibibazo byanyu ni ukuvuga ngo gusiswa nta wundi buryo bikorwamo ni cya gihe umugore afashe igitsina cy'umugabo we akagitamira akagifata akagitamira mu kanwa kiwe noneho yarangiza akazajya asa nk'aho ari kucyonka bikora mu bwenge ku buryo adashobora kumenya ko nyine wacwiriye biriya bintu biba byiza ko ushobora gucwira ari amacandwe ariko nabwo mu buryo bwiza bwo kuba atamenya ko wacwiriye busobanutse bw'ikinyabupfura kandi buri mu bwenge ku buryo umuntu adashobora kumenya ngo wakoze iki ngiki kubera ko ntago yuko nawe aba biyobeye ko ukwiriye gucwira pe ariko nanone we direct mutwe wete yumva ko ari ukumusuzugura cyangwa se kuba wamunenye kandi ntabwo ari cyo tugamije kubikora kubera ko n'ubundi ariko biba bimeze ko ntabwo wapfa kumira utazi ibyo mizi ibyo ari byo uba ukwiriye gucwira ariko nanone mu kinyabupfura ku buryo uwo muri kumwe atamenya ibyo ukoze kumva ukuntu usobanutse umugore mwiza ariko ibintu ni impano wabyigiye bimeze bite mukunda kubimbaza muri benshi ariko nanjye mbisubiza muri ubu buryo hari ukuntu ujya mu ishuri ukiga
ariko iyo wize ikintu n'ubundi udafite ntabwo ukiga ngo ugifate. Bishatse kuvuga ngo hari n'igihe nshobora kuba narabyize mu ishuri ariko n'ubusanzwe ariyo mpano Imana yampaye. Mbese aribwo butumwa bwatumye Imana indema ikavuga ati jya ku isi ugende usubize buno butumwa bw'abantu benshi bibaza. So rero ni ukuvuga ngo ngewe ndi hano kugira ngo mbafashe ibyo mudashoboye mubashe kubimenya, kandi buriya buri muntu abaho kubera impamvu, buri mugenzi wawe abaho kubera impamvu, kabone niyo yaba ari mubi mu buzima bwawe. Nyine uriya muntu mubi mu buzima bwawe yaje kuko kubera ko hari impamvu, ntabwo wagomba kubona ibyiza gusa. Niba ari mwiza mu buzima bwawe yaje kubera impamvu, kuko uzarebe hari igihe umuntu yanga gufasha umwe akanga gufasha babiri, akanga gufasha batatu, akanga gufasha bane, akagenda akazafasha nk'uwa 10, sibyo? Uwo wa 10 ni uko ari we yaremewe kugira ngo amufashe. Bishatse kuvuga ngo na Brenda rero yaremewe kugira ngo abafashe mu myumvire yanyu mutabasha gusobanukirwa. Ntabwo ari ko muba mutazi kubikora, ariko hari byinshi muba mutazi gusesengura no kugira ngo mubikore mubigereho neza. Niyo mpamvu ubu habaye. Yego. Niko biba bimeze. Ni abafana, ni abakiriya, ni abakunzi b'Ibanga Ryacu TV batwandikiye ibibazo byose bigira mu 5,000. Ndangije nanjye mfata amakayi ndabyandukura kugira ngo nzabibaze Brenda. Ariko ya mbere yanyinjiyemo wenda afite nka 19 aho ngaho. Kumva nari maze gukura, maze gusobanukirwa icyo nkora icyo ari cyo. Umva nyine umuntu yamaze kugera mu myaka 19 abakuze bihagije pe. So bishatse kuvuga ngo rero ibyo nakoraga nari mbizi, nubwo wenda nta bintu birenze nari mbiziho, ariko nari mbizi. Umukobwa ubikoze bwa mbere ni itegeko, ni ihame ko agomba kwita musuyura koko? Icyo kibazo nacyo kirimo? Ntabwo ari itegeko kwita musujura, biterwa n'imbaraga z'umugabo. Icyo ni icyambere. Gusujura bikorwa gute? Umuntu avuga ati nzamusuyura, bikorwa gute? Bikoreshwa imbaraga na tekinike. Izo tekinike nize, izo mbaraga nize kugira umuntu atakaze ubusugi, byitwa ko yatakaje ubusugi. Ushobora kugira gutya kwa ko umukobwa bari kubabara akagusunika cyangwa se agataka cyane, wakumva uburyo ataka cyane nawe ukagira ubwoba n'impungenge ukaba wagira gute ukaba wamureka. Icyo gihe rero ukoresha tekinike, iyo uri umunyatekinike ukoresha tekinike ukamubwira ati hangane sheri imeze gutya, ukamujijisha mu gihe ari kumva ntacyo bitwaye, ugahita usunika nyine ugashyiramo imbaraga kugira ngo yihute. Wakumva yannye cyane ugahita wongera ugasa nk'uworoshye ukamubwira ati sheri mbabara rwose ntabwo ndi bwongere pe, ntabwo nongera kurenga hano. Umukobwa nawe akajya mu cyizere cy'uko ugiye kuguma aho ngaho utari buharenge, warangiza ukongera gutyo. Ntabwo uri umugome, uri umuntu mubi. Ntabwo uba uri umuntu mubi. Ntabwo ndi bwongere ugahita wongera kandi uzi ko umaze kumubabaza. Nta kundi kuntu bishobora kugenda, kuko uramutse uvuze ngo ntabwo uri burengaho ntabwo wazamusujura. Gusujura bisaba imbaraga, bisaba tekinike. Bisaba tekinike, bisaba imbaraga. Icyo nibyo bibi. Ubwo se umunyabwoba nkanjye ntabwo wahita utinya mvuge ngo ndekeye aho. Nyine wawe uri umunyabwoba ntabwo wazasujura umugore. Ni hahandi azajya no kubyara akiri isugi. Kandi bijya bibaho cyane, ugasanga nk'umugore yagiye kubyara yagerayo ugasanga nk'abaganga baramubaza se kuki umeze gutya, nta mugabo ugira. Ariko utatubeshye umuntu yageze igihe ajya kubyara akiri isugi cyane rwose cyane, ugasanga wagira ngo ntiyigeze ndakugeramo. Ariko ubu ukwiriye kurekura ugakubita ukahuranya ugaca biriya bintu byose biba biri mu nzira kugira ngo ubashe kwinjira aho ushaka kugera. Wabwirwa n'iki ko wasugiye umuntu? Wabwirwa n'iki ko wamusugiye? Icya mbere uhita iyo umaze guca iriya mitsi twumva 3, icya mbere arava amaraso, kandi akava amaraso atari makeya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nawe ubwawe uhita wumva ko nta yindi pata ririmo imbere riri kukubana. Ese urimo bikora wumva harimo ipata? Yes, yari isugi wumva afite ipata ku buryo nyine wumva ugenda uhatiriza kugira ngo ijyemo. Ariko iyo atari isugi urashyiramo nyine ukumva yagiye. None kumva yagiye. Ya. Ese wabirongora umukobwa ukumva ko akiri isugi ukabimenya wo muhungu? Hari ukuntu abakobwa abatipe batabisobanukiwe. Noneho hari n'ukuntu abakobwa usanga bahisha ko bamaze gutakaza ubusugi bwabo, akagufunga mu matako. Hari ukuntu abakobwa tekinike bafungisha abatipe matako, akakubwira ngo ngende isugi kandi atari isugi. Akagufunga matako agataka agatendura gapfa nabi, kumbe we yagubanye. Kavuga ati yeye wa mukobwa yarakiri isugi, kumbe we ni tekinike yakoresheje.
abakobwa ibyo bintu bajya babikora bihangane, shyize ibanga ryabo hanze. ntacyo turi kuganira. ariko bijya bibaho ko umuntu avuga akavugisha ukuri, kandi nanjye ntabwo nabasha kuvuga ngo njye nca hejuru y'ukuri njye ku kinyoma, ntabwo byankundira munyihanganire. ariko hari abakobwa benshi nzi kandi bajya bakoresha iyo tekinike kwitwa ngo ni amasugi kandi batari amasugi. so hari igihe batarabikoze inshuro nyinshi, ariko izo nshuro nkeya n'ubundi zikaba zaramuvanyemo ubusugi. noneho mwajya kubikora akavuga ngo ni vierge, yarangiza akibana hasi ku buryo kugira ngo uzayinjizemo my friend biba ari ikibazo gikomeye. tuvuge ko umukobwa ashatse atatakaza ubusugi, yajya bana paka akamara imyaka 50. yakubana akaza kuvuga ngo ndi isugi kandi atari isugi. gutakaza ubusugi none bw'umukobwa ni igihe abikoze atarabimenya, ariko mu gihe yabikoze yarabimenye yajya bana paka akazamara imyaka 20. yazajya bana, ariko se reka mbanze nkubaze, wazabana ntuzabyare? none se reka mbanze nkubaze, wabana ukabana ku muntu utabisobanukiwe, akazabanura mu gihe ashaka ko bamutera inda. ariko ubishatse ntabwo apfa kubana, ntabwo ari abatipe bose upfa kubana bari bo bose, kuko hari n'umutipe uba usobanukiwe buri kimwe cyose ku buryo utapfa kumubana. agahita amenya ngo uyu mukobwa ari gukoresha tekinike. rero abahungu babizi bo ntabwo bapfa kubabana, ariko nk'umuhungu utabizi abakobwa benshi barababana pe. none njye nzabwirwa n'iki ko ndongoye umukobwa w'isugi cyangwa se ndongoye umukobwa watakaje ubusugi? wenda ntabwo ashobora gufunga kubera ubwoba afite kuko ajya kubikora bwa mbere, ariko n'igihe ashobora gufunga kubera ko adashaka kumenya ko yatakaje ubusugi. ibi byose ni ibintu bibiri bitandukanye bisaba kugira ngo umuntu ugiye kubikora ashobora gufunga kugira ngo utamenya ko yatakaje ubusugi. kimwe ko ashobora no gufunga kubera ubwoba afite, ariko basi byibura iyo umuntu afunga kubera ubwoba afite ushobora kumugataho yasheri humura ntacyo ndi bukugire, tandukanya amaguru akayatandukanya. ariko uwo gufunga kubera ko ashaka kugira ikintu aguhisha ntabwo ashobora kuyatandukanya, kuko aba azi ko nayafungura uhita umenya ibyo ari byo. urakoze cyane, umuntu w'umuhanga. reka amasaha tujyanye, televiziyo yacu kutubwira ati duhagarike bashyiremo ibindi, ariko ibibazo ntabwo birangiye, tuzagaruka. tuzagaruka nta kibazo, dufite umwanya uhagije. turabakunda cyane. turabakunda. bakoze subscribe na share na comment niba babyishimiye. byatwara iki? bitwaye iki se nyine? gusiga imitima mu bantu bigirira, gukora subscribe ahantu ku ijambo ugakanda gusa. babikore n'ibintu byoroheje cyane. urakoze cyane. yego namwe murakoze.